Health Organization cyangwa OMS yashyizeho yuko umugore wese utwite agomba gusura kwa muganga mu gihe atwite inshuro zigera mu 8. Izo nshuro zose zikaba ari inshuro nyine umugore asura kwa muganga kugira ngo barebe niba nta kibazo afite we cyangwa umwana atwite afite. Ibyo byose bikaba ari ibintu byashyiriweho kugira ngo umugore utwite abyare umwana neza, abashe kubyara neza kandi akurikiranwe ku murongo, ku buryo niba hari n'ikibazo cyose cyaba mu gihe atwite cyabasha gukemuka nta mbogamizi ikomeye igiyemo. Izo nshuro rero zo kugera kwa muganga zikaba ari inshuro 8. Inshuro ya mbere akaba ari igihe umugore akimenya yuko atwite cyangwa akibikeka, agomba guhita agera kwa muganga. Ubwo ni mbere y'ibyumweru 12 by'inda. Tuvuge ugeze kwa muganga bwa mbere ku byumweru 12, indi visite uzagirayo kwa muganga ni ku cyumweru cya 20, icya 26, cya 30, cya 34, cya 36, cya 38 ndetse n'icya 40. Izo rero akaba ari inshuro 8 uwo mugore agera kwa muganga, cyangwa icyo bita visite za antenatal care mbere y'uko abyara. Muri izo visite rero iyo ugeze kwa muganga, mu bintu bimwe bagukorera ni uko iyo ugezeyo n'ubundi bagupima icyo bita vital signs, cyangwa bakareba umutima wawe uko umeze, bakareba tension yawe y'amaraso, umuvuduko w'amaraso uko umeze, bakareba kuri guhumeka, umuriro wawe aho ugeze. Ibyo byose bakabikora nk'ibintu bya mbere by'ingenzi bagomba kubona. Nyine bagomba kureba ko umubiri wawe uri gukora neza nyine nk'umugore utwite. Noneho ibindi bagukorera by'ingenzi cyane cyane ari nabyo baheraho cyane cyane mu gihembwe cya mbere, ni uko bagomba kumenya iyo nda ifite igihe kingana gute, kubera ko ari ibintu by'ingenzi cyane kumenya nyine inda imeze gute, kubera ko uko inda igenda ikura hari ibyemezo n'amadecision menshi bagenda bafata bigendeye y'ukuntu iyo nda yawe ingana. Ibyo rero bikaba ari byiza kubanza kumenya inda y'umugore ifite ibyumweru bingana gute mu gihembwe cya mbere, kubera ko ari nabwo biba biri, navuga ari accurate, nibyo bagenderaho cyane kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Rero kugira ngo bamenye n'ubundi inda yawe uko ingana mu byumweru, bashobora gukoresha amaforomire atandukanye. Bashobora kubanza bakakubaza nk'igihe uherukira imihango, umunsi wa mbere w'imihango iheruka. Ibyo babyita last menstrual period cyangwa LMP. Ibyo byose bakabikubaza. Iyo ubyibuka ukababwira iyo tariki, bashobora guhera kuri iyo tariki noneho bakamenya igihe uzabyarira. Icyo gihe rero uzabyarira kiba ari ingenzi cyane, kubera ko iyo bakikubwiye hakiri kare umenya uko uzitegura, ndetse wagera no kuri icyo gihe ukazaba uzi ibyo waka expecting, ukaba ubizi neza yuko ibise bishobora kuza hafi y'icyo gihe cyangwa mbere yaho gato cyangwa nyuma yaho, ariko ukaba witeguye mbese. Noneho ikindi bashobora kugukorera n'ubundi, niba utibuka uwo munsi nyine uherukiraho imihango, bashobora kugucisha muri ultrasound. Ni icyuma kibafasha gupima, bakareba umwana uri mu nda uko angana, ndetse bakamenya n'ibyumweru iyo nda imaze, bakoresheje icyo cyuma n'ubundi cya sonography. Noneho urumva yuko ibyo bintu ari ingenzi nyine kumenya uko umwana ameze mu nda, ariko noneho bakanamenya n'igihe iyo nda imaze, kubera ko utabizi ntabwo wazamenya neza uko wita ku mugore utwite. Niyo mpamvu nyine ari ingenzi cyane. Ibi nibyo bintu bya mbere by'ingenzi bagomba guheraho, cyane cyane mu gihembwe cya mbere nyine, ya visite nababwiye itagomba kurenza ibyumweru 12 ya mbere. Ubwo iyo visite abagore benshi kubera ko bamenya ko batwite mu byumweru 8, 6 gutyo, iyo visite ya mbere ntigomba kurenza ibyumweru 12. Rero ikindi bashobora kugukorera iyo uje nyine muri ayo mavisite yose, ibyo bagenda bagukorera harimo kugenda bagukorera ibipimo bitandukanye. Ibyo bipimo hakaba harimo kureba mu maraso yawe niba atari makeya, niba
n'ama infection ufitemo mu maraso. Em, Harimo n'ubundi kugupima niba ufite sida, niba ubana n'agakoko ka sida. Ibyo byose bagomba kubimenya, ushobora kubimenya utwite. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane, ndetse cyangwa nubwo waba ubizi na mbere y'uko utwita, n'ubundi umugore utwite agomba guhabwa imiti ya sida nk'ibisanzwe, noneho ibyo byose bikamufasha yuko atazayanduza n'ubundi umwana atwite. Rero uko bagenda bakurikirana n'ubundi kuri sida, iyo miti barayiguha kandi bagakomeza no kureba abasirikare b'umubiri wawe aho bageze, ndetse n'ibyo bita viral load, cyangwa bakareba utuvirusi turi mu maraso yawe uko tungana, kubera ko umugore ufite utuvirusi mu maraso turenga 1000, bafata icyemezo cy'uko bamubaga iyo agiye kubyara. Ibyo byose ni ibintu baba bagomba kumenya nyine, kugira ngo bazamenye niba ugiye kubyara, kugira ngo utanduza umwana wawe, niba ubyara bisanzwe neza cyangwa bakakubaga n'ubundi. Noneho ikindi bagupima ni ama infection ashobora kugera ku mwana aciye muri nyababyeyi, n'ubundi yinjiye muri nyababyeyi, yinjiriye mu maraso y'umugore akagera muri nyababyeyi, n'ubundi akagera ku mwana, ndetse akaba yanamuhemukira mu gihe akiri mu nda. Ayo ma infection harimo nka toxoplasma, harimo za rubella, harimo izo bita za cytomegalovirus, cyangwa n'izindi bita herpes, ndetse na za syphilis na za hepatite, zose bakazigupima. Izo zose iyo babonye uzifite, hari imiti yabyo bagomba kuguha, bakagufasha nyine ku buryo umwana zitamwangiza akiri mu nda, kuko zishobora kwangiza umwana ukiri mu nda, zishobora kwinjira muri nyababyeyi nk'uko nakubwiye. Rero ikindi bagupima cy'ingenzi cyane ni amaraso yawe. Amaraso yawe ubwoko bwayo, ushobora kuba ufite amaraso ya AB, cyangwa AB n'ubundi, noneho cyangwa O, ariko noneho icy'ingenzi tuba dushaka kumenya hano cyane cyane muri izi visite uba ugenda uza kwa muganga, ni ukumenya niba udafite resisi ya minus cyangwa negative. Ubwo ndimo ndavuga babandi baba bafite A negative, B negative, AB negative, O negative. Izo zose kubera ko iyo umugore afite resisi ya negative, umwana we atwite akaba afite positive ari mu nda, ku nda ya mbere uwo mwana nta kibazo agira, ariko kubera ko umubiri wabonye yuko umwana afite resisi iri positive, ayo maraso y'umwana iyo ahuye n'aya nyina ho gatoya, kandi ashobora guhura n'ubundi, ikiba ni uko mama we amaraso ya developa abasirikare bazajya barwanya umwana wese atwite afite resisi positive. Ni ukuvuga ngo mu maraso ya nyina hazamo abasirikare bazarwanya amaraso y'umwana. Ni ukuvuga ngo abandi bana bose bazakurikira uwa mbere bashobora kuzagira ibibazo mu gihe batitaweho neza. Uwo mugore rero ufite A negative, B negative, AB negative, O negative, izo zose iyo amaze kubyara bamuha umuti witwa Rogam. Ni umuti uturisha abo basirikare be nyine, ku buryo batazangiza abo bana bazakurikira iyo nda ya mbere. Noneho ikindi bagupima ni umuvuduko w'amaraso yawe, blood pressure. Iki ni ingenzi cyane kubera ko umuvuduko w'amaraso ukabije cyane ushobora kwica umwana akiri mu nda, ushobora guhemukira mama we, ushobora guteza ibibazo byinshi bitandukanye umugore atwite. Rero ibyo ni ibintu biba bigomba kwitabwaho, kandi bakabasha no kuwukontorora iyo babonye ari mwinshi. Noneho ikindi bagupima ni impyiko zawe, niba umeze neza, niba zimeze neza, bakareba mu nkari niba nta ma infection ufite yo mu nkari, bakareba niba nta diyabete ufite, kubera ko abagore batwite bafite na diyabete bakunda kubyara abana banini cyane, kandi umwana munini cyane ushobora no kutamubyara neza, bigasaba yuko bakubaga. Ikindi bagukorera nyine ni uko bagucisha muri ultrasound, cya cyuma n'ubundi nakubwiye. Icyo cyuma kigatuma bamenya umwana mu nda ameze gute, mbese nta kibazo afitemo, arimo arakura bingana n'ibyumweru afite amaze mu nda, cyangwa hari ikindi kibazo, mbese ni mutoya, ni munini cyane. Ibyo byose bakabimenya, mbese amazi ari kogamo yo mu nda n'ubundi isuha irahagije cyangwa ntihagije. Ibyo byose bakabimenya, kubera ko ikibazo cyose kibaye akiri mu nda bashobora kureba bya byumweru afite, bakaba bahitamo kubyaza ku cyumweru runaka, bitewe n'uko babona uyu mwana nyine
amerewe mu nda, uko bimeze mu nda. Ibyo byose ni ibintu bagenda bagukorera muri za visite nakubwiye umunani WHO igenda itugira inama y'uko ari zo umubyeyi yakombye kugirana n'ibitaro nyine mu gihe atwite. Rero ibyo byose bikaba byarakorewe kugira ngo umubyeyi atabyara, mbese bimufashe kubyara umwana muzima, kubera ko urumva muri visite umunani zose agera kwa muganga agahura na muganga, niba hari ikibazo icyo ari cyo cyose cyaba kuri iyo nda cyaba cyarabonetse. Ibyo byose ni ibintu biba byashyiriweho kugira ngo rero umugore utwite abashe kubyara umwana muzima. Ni ibintu bifasha umugore utwite kuzabyara neza nta kibazo ayagiriye cyangwa